yaramubwiye ngo ntago ashobora ngo gutunga umugore ngo utaramuha amafaranga. Mu by'ukuri rero Mutesi urya uri menge, uwo mugabo aje kugukura ibyinyo, nanje kanungemo mvuga ngo nubona bitogose uzafata uterura ujyane mu cyumba, kuko amarira nawe abandi barira na Mutesi azayarira. Ibi mbivuze ndahangaha naravuze ngo ntacishwe kitazayishurwa. Ikintu kimbabaza nuko umuntu ashobora kuba avuga ngo asenga Imana kandi mu by'ukuri akabwira abantu ngo nimukomere nimuyitegereze, ahubwo ukabona wa wundi uri kubwira abantu gukomera no gutegereza Imana niwe ugize gute, niwe ubashije kuba yava mu byizerwa mbere y'abandi. Rero Mutesi mwana wa mama pastor, urabizi uzi ko ngukunda, uri inshuti yanje ndakubaha, kandi urabizi ko twandikirana nkubwira nti ndagukunda imbaraga n'amavuta, ariko mu by'ukuri nge nabonye ibi bintu nabibonye arega nkiva mu murimo w'Imana. Hari abantu bahise banyoherereza bati wabonye mwene wanyu, bati dore yatwaye umugabo w'abandi, ariko nje ngira ngo n'umunwa, none ndabyiboneye ndamubwiye ngo nabona bitogose aterure hashire mu cyumba. Tubahaye ikaze mwe mwese mukurikirana Create 3 TV n'imigisha y'Imana TV. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Nyiramugisha Penina warukumbuwe. Wari umaze iminsi ntakubona, ariko kandi sinzi urugendo wari wageze, ariko natekereza ko ari urwivuga butumwa. Hanyuma rero reka mbere na mbere tubanze dushimire abantu bakoze subscribe ku migisha y'Imana TV no kuri Create TV, ndetse n'abatari bayikora ariko tubaha umwanya. Mukande hepfo murebaho munsi ya video ahantu handitse subscribe, mukandeho gato cyane mu gihe cy'amasegonda make kugira ngo inkunga yanyu ibashe kutugeraho, kandi ni inkunga ikomeye. Aho tugeze ni mwebwe n'imbaraga zanyu. Hanyuma Penny bimeze bite? Ndaho ndashima Imana mu buryo busanzwe, ndamahoro. Urumbwiye ngo nari nkumbuwe, nari narabuze. Maze iminsi mu murimo w'Imana mu gihugu cy'u Buganda aho bita Gisoro hafi na hotspot. Okay. Niho narindi mu murimo w'Imana, naje rero ndabwiye ngo nje ndakagaruka. Ndatekereza ko ufite amavuta menshi hari ahantu, ariko muri iyi minsi urimo urakorera Imana cyane. Ndimo gukorera Imana bitewe nuko nigisha. Narabwiye ngo nkwiriye gukora umurimo, niko n'ijambo ryavuze, nkwiriye gukora umurimo w'abantu hakiri ku manywa, kuko ari igihe cyo gukora, ari igihe bugiye kwira umuntu atakibasha gukora. Hanyuma tuguhaye ikaze kuri Create 3 TV no ku migisha y'Imana TV. Basuhuze pepe abantu bari bagukumbuye. Ariko nyankunda gusoma comment, hari abantu bakunda kugutera amabuye, ugasanga banditse amakomenti atari meza, ariko kandi nge nsanzwe mbizi ko igiti kirimo imbuto nicyo batera amabuye. Ntago kibura imijugujugu n'amabuye, niyo mfasha nyigisho ni njewe ujye ubivuga. Yego. Yakunda kuvuga ngo igiti kirimo imbuto ntago gishobora kubura imijugujugu n'amabuye. Nkavuga ngo iyo uri umuntu Imana yavuzeho buri nk'igiti kirimo imbuto, uko kitabura imijugujugu n'amabuye niko utabura ibikugerageza. Abayantera rero nababwira iki kari bazambwire mbatoragurire nandi bantere. Hanyuma hari inkuru uherutse gukora mu minsi yashize y'umukobwa bita Vestina, abantu baratukana bagutera amabuye, ariko kuri iyi mihanda twabonye indi nkuru, ariyo mpamvu yatumye tuguhamagara kugira ngo utubwire kuri iyi nkuru. Hari umupasiteri bita Pastor Mutesi, mu minsi yashize yari afite umuntu bari mu rukundo ngo bita Bishop Gerard. Tubona ko ubukwe bwegereje, ibintu bimeze neza, ariko kandi hanyuma tuza kumenya ngo ko ari prank. Ajya ku Isimbi TV aravuga ngo Imana iramutse imuhaye umugabo ngo yayiterera amasari. Kandi nyamara wewe wigeze gusaba umugabo bagutera amabuye, ariko umushumba nabonye nta mabuye bamuteye. Ibyo bintu urabivuga iki? None se uragira ngo buriya ikintu nshaka kubabwira cyo nta ukundwa na bose. Kandi ikindi cya kabiri kigeretseho, nge ntago rega nabivuze buriya ari brag, nari nabivuze nkomeje kuko nubundi uhanga amazimwe abantu ahabona. Bivuga ngo rero ngiye kubana navuga ngo nkeneye umugabo ntawe mfite, kandi koko nibyo ndamukeneye. Ariko impamvu nagenjeje gake nuko numvisha abantu natangiye kubizanamo ngo n'uwari ufite ngo waramunaniye, kandi ngiye mu by'ukuri sinigeze nsenya. Umugabo niwe wafashe inzira aragenda, anambwira ko atazagaruka. Ndabagira ngo nimba kati imyaka 20, ngewe umuntu w'imyaka 35, ubu ninjiye muri 36. Barumva bidakwiriye aho kugira se ngo buri wese nkomangire ku rugi. Ntago nashaka uwanje nyine tukarangizanya. Ariko ubwo urumva nka Mutesi wenda yarabivuze, aravuga ngo nabonye n'ababyanditse nanjye narabisomye ngo pastor ngo Imana imuguhe, ngo pastor ngo rwose ngo nibiki sinzi n'uwakanditse mu ngureke ngo kira kigunzu ngo ni Penina, ngo kirase ngo ubundi wakijana
yabajanye iki kandi nyamara mu by'ukuri pastor wenda Mutesi kuba yaragiye kuri hariya ku Isimbi TV akavuga ngo Imana imuhaye umugabo yayiterera amasari nibyo koko yaramukeneye ariko ngiye nkurikije ukuntu nabyumvise ngasesengura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri Mutesi yafashe idahiye. hari inkuru yasohotse ku Rugendo online TV hari umugore wavuze ngo uyu mugabo pasiteri afite Mutesi ni umugabo wanjye reka twumve. natwe dufite amarira tubitse imyaka 2 utunze umugabo utagira akazi Fredina nta kazi agira ayo mavaze aho yari ari nta na rimwe rihasigaye ntago mfite agahinda karenza k'umugore mukuru kuko bugiye umugore mukuru yanga kumubabarira agiye nagezaho mugira inama ngo ajye gusaba imbabazi umugore mukuru rero ndashimira Imana ko Fredina mumenye nta bintu birarenga ubu yabametse umwana wa Fredina bafite agahinda uzi guhekera abagabo babiri batandukanye hari uruhinja rw'umugore w'umuganga nawe azaza muzamushake muzamubona umwana wa abuhekeye umwana w'umukobwa ni umuganga yamuhaga n'amafaranga yazaga akabimbwira uwo muganga kambwira ati ngiye umugore utama ifaranga ntacyo twavugana abakukibe n'umuganga azafite umwana wa Fredina w'uruhinja rwa Fredina w'umukobwa ibi ntago Mutesi byamutene bura Mutesi arakomeye nge ntago naje gusenya rwose ntago byamutene ntago Mutesi ahubwo muhaye amakuru atayaguze hanyuma iyi nkuru urayumvishe nubwo Pastor Mutesi ngo agiye gushaka urugo ariko kandi uyu mugabo suwe cyo ni icyambere icya kabiri uyu mubyeyi yavuze aravuze ngo uyu mugabo yamutunze nta kazi agira n'ubu ngo nta kazi agira ese ni iki cyaba kihishe inyuma y'uru rukundo rwa Mutesi n'uyu mugabo bita Ferdinand ngewe rero ikintu umukozi w'Imana Zabuloni Musengamana navuga uyu mugore ngewe nigeze nanumviriza ibyo avuga byose ntashobora gukora ikiganiro ngasoza atavuzemo iby'urukundo ngemba mbona hari undi mwuka wamufashe kuko uyu munsi nimba uyu mugore tuvuge ko Mutesi ntago yafashe umwanya wo kujya kubana na Ferdinand ni Ferdinand hariya ngo bajyane muri leta civile basezerane amakuru yarayafite kuko n'ukuntu ngewe nabibonye nubwo nyumvishije iyi nkuru yo ku Rugendo online ariko ngewe ukuntu numvishije amakuru ubukwe bwabo bwo mu murenge babugize ibanga kandi nkurikije ukuntu Mutesi yahoraga aretsi no cyavuga ati Mana umpaye umugabo nk'uko nyine nawe wabyumvishe naguterera amasari ntago ubukwe bwakabaye kuba bwabereye mu ibanga bwakagiye ku karubanda natwe tukamuherekeza natwe tukagira impamvu babipfuritse nuko yarazi ko hari abandi baraza ibaze nk'uwo mugore wavuze ngo Fredina yaramubwiye ngo ntago ashobora ngo gutunga umugore ngo utaramuha amafaranga mu by'ukuri rero Mutesi urya uri menge uwo mugabo aje kugukura ibyinyo nanje kanungemo mvuga ngo nubona bitogose uzafata utera urujyane mu cyumba kuko amarira nawe abandi barira na Mutesi azayarira ibi mbivuze ndahangaha naravuze ngo ntacashwe kitazayishurwa ikintu kimbabaza nuko umuntu ashobora kuba avuga ngo asenga Imana kandi mu by'ukuri akabwira abantu ngo nimukomere nimuyitegereze ahubwo ukabona wa undi ukubwira abantu gukomera no gutegereza Imana niwe ugize gute niwe ubashije kuba yava mu byizerwa mbere y'abandi rero Mutesi mwana wa mama pastor urabizi uzi ko ngukunda uri inshuti yanje ndakubaha kandi urabizi ko twandikirana nkubwira nti ndagukunda imbaraga n'amavuta ariko mu by'ukuri nge nabonye ibi bintu nabibonye arega nkiva mu murimo w'Imana hari abantu bahise banyoherereza bati wabonye mwene wanyu bati dore yatwaye umugabo w'abandi ariko nje ngira ngo n'umunwa none ndabyiboneye ndamubwiye ngo nabona bitogose aterure hashire mu cyumba kuko nge ntago ndaruha imyaka 2 nkizo yaramaranye n'uyu mugore ngewe ndaruha umwaka umwe ururugo ndaruha umwaka umwe kuko nimbasheje gutora amafaranga kandi ndahamya yuko nta rukundo rurimo biriya rero abantu bajya bavuga ngo mujye muvuga musiga ngo muri abanyeshari nge ntashari mfite nshaka umugabo nka Ferdinand sinamubura nshaka n'umurenze sinamubura ariko nge ntago nafata Imana itambwiye ngo ningire gute nimfate rero reka nkubwire amenyo rero bagiye kuyakura ntago aramukura amenyo ngo amutera amakofi ariko agiye kugukura ibyinyo hari igihe uzamanika amaboko ukavuga uti yemwe naratsinzwe ariko mu by'ukuri usenga nimba usenga koko usenge nge nico namubwira hanyuma Penny tukubaze akantu gato nkubaza akantu gato niki cyaba kihishe inyuma y'umugore w'ibana wabayeho mu buzima bwo kwibana twamenye ko umugabo wawe afunze uyu munsi ntawe muri kumwe niki kijya kigora umugore w'ibana kugera ku rwego ko agomba gusenya urugo agashaka umugabo ufite urundi rugo
kandi agashaka umugabo udafite ikintu amuhaye. ikibyihishe inyuma cyo gishobora guhe mu by'ukuri byo ngiye mbirebye ntanatitiye kuko guhanura si ugutitira. Ntaciye umugabo Fredina ahaye Mutesi, ahubwo Mutesi ashobora kuba wenda yabuze kwihangana. Ikintu cishe inyuma y'umugore ushobora kuba ari hatabana n'umugabo, umubiri uraryana, twambaye umubiri. Ariko ubushize narababwiye ngo Yesu uyu nguyu tuvuga, uyu nguyu twizeye ajya atera ikinya, ku buryo ushobora kumara ukwezi kumwe ukabara abiri ukamara 3 ukamara 4, ariko bitewe nuko ugize gute nuko uhamagaye Yesu. Rero ngenda abona Mutesi hari yarambiwe kwibana, birashoboka ko yagize ubushuhe. Umugani wa kagacecuru kavuze ngo abakobwa bo bafite ubushuhe n'abasore bafite ubushuhe, none n'abagore ba pasiteri bagize ubushuhe, ku rwego umuntu ashobora kuvuga ngo agiye kwaka mugenzi we umugabo. Ni ikintu gikomeye. Ngewe rero reka mbabwire, kugwa ko umuntu ufite umubiri birashoboka pe, kugwa ko umuntu ufite umubiri birashoboka, ariko hari n'ibyo ureba ukabona ubiburiye icerekezo. Ariko hari n'amakuru ngiye nigeze mpabwa, amakuru nigeze mpabwa n'umuntu uzi Mutesi neza, ntago ndamuvuga uwo muntu nzamuvuga. Yaravuze ati Mutesi aba mu ciciro, nubwo mubona avuga kuriya ngo ni pastor, bavuga gatakarira, azi gusobanura amagambo, azi guhisha ibyaha. Ati ngiye ikintu ngiye kukubwira peni, ati uriya mugore nimba ari n'inshuti yawe uzamugenzura uzamubona, ataba mwishira hamwe ricuruza abakobwa. Urumva nk'umukobwa mwiza ahantu hari ngo ahita agira guta muha pasi akamuha pasi y'umugabo. Ariko n'ubundi uko bavugaga ko n'ubundi Mutesi agira gute yinjiza abago, kuko igipangu nice hari iwe ntawe ushobora kumubwira, niyo haba harimo kamera ireba Mutesi kandi niwe ugomba kuyikontorora. Sinzi nimba ibayo, ariko n'urugero ntanze. Ariko ngiye mu makuru nari mfite uyu mugore yatangaga ibintu. Ubu baraje bavuga ati nawe urabitanga, ntacyo ubwo ni mugenzi wawe, ariko yatangaga ibintu rata mwana wa mama, aho kugira ngo nyine ukomeze ubitange inzinjiza. Harya ninde uriya mugabo yitwa nde? Fredina. Reka Fredina mugubwe neza, muzagira urugo ruhire. Hanyuma uyu mugore wa Fredina uyu nguyu babanaga aravuze ngo ndashima Imana. Yego, aravuze ngo ndashima Imana ko agiye nta mwana we amusigiye. Arega buriya nicyo kintu kiba gikomeye kuko ugira agahinda, kwavuga uti kasezeranye kaye uyu mugore ntago nayo yasezeranye nawe. Niyo mpamvu atabiremeza. Ngenda muzi muri ministeri iri hano Kagugu ku mashuri washobora kubatanza, ariko ngenda muzi Serewamu ndamuzi, umama ndamuzi. Komera muvandimwe, komera. Nyine Imana nyine iragutabaye, ahubwo yishime, natwe turagufasha kuyishima kuko igukishije igihwa. Kiriya cyari igihwa cyari kuzaguhagama. Hanyuma ubwo bivuze ngo icyo gihwa kigiye kumunga Pastor Mutesi. Ni kimuhanda. Ariko none se urwishigishiye nta rusomaga. Uyu mugore wa Ferdinand yavuze amagambo meza avuga ngo Pastor Mutesi we ashoboye kwihangana, ariko aramubwira ngo nubona bibize uzaterure. Niko nawe yavuze. Yavuze ngo azaterure. Yambwiye ngo nabona bibize azaterure. Ngaho rero akatavugumwe. Ubwo bishatse kuvuga ngo arashatse kuvuga iki mu yandi magambo? Mu yandi magambo wenda ntago nzi imigani cyane, ariko arashatse kumubwira ngo nashaka zicecekere ntagire icyo avuga, kuko ayo marira naramutse yarize ni ugize gute uyirijije. Ariko ikintu nababwira koza isoni Mutesi, uyu mumama ni nyangamugayo. None ibyo uyu mugabo atashoboye gukora ngo uyu mumama byihanganire, mute urabishobora. Senga menshi rero hamubone, cokoze ufite imbaraga z'amafaranga uzajya umuhongera. Nanga suzi no guceceka, nabonye uzi guceceka gusa, uzicecekere nabundi isi yakubona, nuramukuvuza isi zakubona. Ni uruhe rugamba Mutesi yabagiye kurwana hagati yo kubaka uru rugo na Ferdinand? Kuko biba byanyuze ku mbuga nkoranyambaga, umunsi bikaba byagaragaye hari ibyo agiye kwihanganira, agiye guhura nabyo bishobora gutuma atazabishyira hanze. Niyihe nama wamugira? None se ubundi arega uyu mwaka nuwo kugaragaza ni public. 2025 bigiye kuba public. Reka ikintu numva namugiraho inama, nazanabona Ferdinand hari ikintu kiba mukoreye, haba kumusabura amafaranga, haba kumurenza abagore, kuko nabyo bizabaho. Ngenda bihamya ko Mutesi ntaca arusha abagore bandi babiri. Ndumva ntaca barusha, nimba kinahari bizageraho nawe navuga ko yamucaka avuga ati nawe ntacu barusha. Arega abagabo ni n'abagome. Hari n'igihe umugabo umukorera akantu gatagahita kugira ati suruta runaka, bazambwire rimwe nzabaha andi makuru ntaravuga kuri iyi nkuru, nzabaha makuru ukuntu umugabo agenda akagucurira akakumunga mu mutima. Uzihangane kuko iyi Mungu niwe wihamagaye iwawe. Twabonye inkuru yahise mu minsi yashize ya Pasteur Mutesi na Bishop Gerard, yari ivugaga ko bari mu rukundo.
hanyuma hashize iminsi mike tugiye tubona haje uwo bita Feridina. Ni iki cyaba kihishe mu bakozi b'Imana hagati ya Pastor ya Bishop Gerard na Pastor Mutesi? Yaba ari prank bakinaga cyangwa we na Gerard si oya ngiye nabonaga atari prank bari kundaniraga gusa, ngiye nabonaga nta by'urukundo kuri Gerard na Pastor Mutesi, nta rwari ruhari. Ntarwari ruhari kandi Pastor Gerard ndamukunda, Imana inaguha umugisha cyane Pastor, ariko ngiye nabonye nta prank nta n'ubukwe bwari buhari, kwari ugushaka kwiganirira, nuko abantu hari igihe bareba ibintu bagahita bagira gute babifata ukundi. Iyo ruza kuba ruhari ntaga kakanya barekuranye na Gerard ngacomekane nande asezerane na n'uyu mugabo na Fredina. Rero ngiye nabonye kirya gihe nta by'urukundo byari birimo. Bivuze ngo hagati aho ngaho Pastor Mutesi yari abatendetse bombi hagati ya Feridina na Bishop Gerard, kuko ntabwo umuntu mu minsi 3 ni iminsi mike ishize atangaje inkuru ko akeneye umugabo ku isimbi, hanyuma mu minsi nta minsi ishize nta cyumweru gishize abatangaje ko ubukwe bubaburabaye. Oya bari basanzwe baziranye. Bivuze ngo nubundi akundanye na Bishop Gerard nubundi yakundanaga na Feridina, ahubwo kirya gihe yarari mu rukundo na Feridina nuko Mutesi azi guhisha, yabisha akavuga ati nzabigaragaza igihe kigeze, ariko burya yabanaga gukurana Gerard bazana mu biganiro bagira gute uriya mugabo bari banakundana. Ngiye niyo makuru nzinanga niko nshobora kuba ndi kubibona nabivuga, barakundanaga kuko ntago yakundana na Pastor Gerard iriya minsi ngo barekorane wese akakanya babapfuye iki, ahubwo uwe yaruriya yanze kubigaragaza, ahubwo akajya arenza uburari azana Pastor Gerard ngo wenda bamuvugeho kugira ngo nukeka ko abana n'uyu basezeranye atabitahura. Uriya mugore aregaza ubwenge, uyu mugore azi ubwenge ni incakura. Ni incakura. Ngiye rero hari n'ikintu namuciriyeho urubanza, ni inshuti yanjye nabwo ko twandikirana kuri WhatsApp ngo YouTube channel yitwagira neza, ariko ngiye narebye nsanga nta ni neza yabo, kuko nigeze mutabaza hari umuntu ufite ikibazo gikomeye ndanamutabaza Pastor reka mbivugira ha wenda mbonye akanya nabuze uko nkunenga reka nkunenga imbere y'isi yose, ndamutabaza ndabwira hari umuntu ufite ikibazo basohoye mu nzu kandi n'ubuzima bwe burahaga, ntinabonye rero urigira neza none mbabarira umfashe mbese use nkari ngiye utabaye. Mwandikira inshuro ya mbere Musengama arabyumva arabisoma, mbona ko yabisomye aranyihorera, mwandikira inshuro ya kabiri aranyihorera, ahubwo nge natekereje ko bafasha n'abantu babafite inyungu, wenda yarerebye akavuga ati nta nyungu ndi bubone kuri Penina, ariko narakunenze. Bibira yaravuze ngo naho twavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika tudafite urukundo ntaco bimaze. Rero ngewe mba mbona abakozi b'Imana bo muri iyi minsi nanjye ntikuyemo, nubwo ngewe ubwanje n'umutima wanje tuziranye, abenshi nabateka mutwe, abenshi batumye izina ry'Imana ritukwa, abenshi bavuga Yesu wo kumunwa ariko atabarimo. Nge maze iminsi ndimo kugira Yesu ngo mubibemo bibarimo, ni mubibamo bitabarimo Imana yo nta kigihishwa izabashira ku karubanda. Maze iminsi ndi gusoma ijambo rivuga ngo mbese mwakwiba mukica mugasambana mugasenga ibishushanyo mukonkereza bari imibavu mugakurikira izindi Mana mutigeze kumenya, ngo mwarangiza mukaza kuyihagarara imbere ngo munzu yitiriwe izina ryayo, ngo mukavuga ngo murakijijwe, naho rukugira ngo mubone uko mukora ibizira, ngo dore nje Uwiteka narabibonye. Ayo ni amagambo ari muri Yeremiya. Hari abantu Imana yabonye ibyabo irangije irarakara igiye kuzabishira ku karubanda. Rero abantu be kujya bihisha mu Mana, nimba ari usambana sambane, nimba ari uwiba yibe, nimba ari urogaroge, ariko nimubangikanye Imana. Narabivuze Zaburi ya 50:16 ngo izabahana kandi izabishira imbere y'amaso yanyu uko bikurikirana. Rero mu by'ukuri nimba urugira neza gira neza, kandi ugire neza umuntu wese agire gute abibone. Nge ntago mvuze wenda ngo ikintu cyo gitumye mpagurukira kumuvugaho, nta nubwo yafasha abantu bose bari mu isi ngagire gute ngabashobore nanga se ngabakwize, ariko nimba nka mwene so nari ngutabaje nkakubwira n'ikibazo uwo muntu afite ukanga kunyitaba habe no kumbwira uti wenda nta kintu mfite, mu by'ukuri narakunenze kandi ntago ari byiza. Ico wumva abandi batagukorera nawe ntuzagikorera abandi. Ubu so utabaje ntibagutabare wakwishima, ico naco nakimunenzeho. Aha, hanyuma tumaze iminsi tubona imbuto z'abakozi b'Imana bagiye batandukanye, abitwa ngo nabashumba, abitwa ngo nabahanuzi.
imikorere yabo muri iyi minsi ntabwo iri mu nzira itunganye. Ese byaba ari byo byihishe inyuma y'ifungwa ry'amadini, cyangwa se imikorere y'abantu, ibyo abantu bagenda bakora mu murimo w'Imana byaba ari byo biri gutuma Imana ikora umusako mu murimo wayo? none se ubundi nabyo biri ibyihishe inyuma nibi. arega Imana ntabwo ari nk'abantu. njye nigeze mvuga ku Mpanuro TV, ndabivuga kandi no mu matorero ahantu nagiye mvuga ubutumwa, naravuze ngo Imana ije kwanika no kwanura, Imana ije kwimika no kwimura, Imana ije gutandukanya inkumbi n'amasaka, ndabihanura. Imana ije gukura ibiti byumye mu biti bibisi, kandi ije gukura ibyishushanya ku murimo. narahanuye mu bantu ndavuga ngo dore insengero zigiye gufungwa. abantu baravuga ngo ibyo bintu mwe kujya mubivuga, ngo mujye muhanura ngo ibintu ngo mubwiwe n'Imana. icisha inyuma ni iki? Imana hari ibyayiteye kurakara, kandi abantu badukurikiranye mujye mumenya yuko nimba hari ibyo abantu twebwe turambiwe, n'Imana ifite ibyirambirwa. rero Imana yarabirambiwe nabyo, ariyo mpamvu muri kugenda mubona ibyihishe inyuma. abo twe tuzi ngo n'abakozi b'Imana, ejo ukumva reba nk'ura Vestina namuvuzeho, nabwo bantera amabuye ngo ibiki n'ibiki, ngo yari umusore, nyuma ntimwabonye umugore we n'abana. kwari uko abantu bavuze ngo ntago ngo n'abantu ngo bajye ngo bafata ngo ifoto ngo bakora ngo kuri mashini, wenda bira ntaco bitwaye. naravuze ngo nimba ari Imana irwubatse koko nirwubakwe, ariko nimba uru rugo rutubatswe n'Imana ruzasenyuka mu gihe gito. rero n'urwa Mutesi nimba ari yirwubatse okay, kandi nimba atari nayo irwubatse bizagaragara, ntacashwe kitazahishurwa. Mana yacire burushishi rw'umukara mu rutare rw'umukara mu ijoro ry'umukara. ariko ngenda cyafite agahinda kabiyita abakozi b'Imana barimo gukora ibizina, barangiza bagatukisha izina ryayo. ngewe ndi mu gihe cy'umugabo witwa Fenias, ndumva nanje rico gihe ndimo, ngo yarwaniye Imana ishaka ku rwego yabonye umwisiraheli aryamanye n'umunyamahanga, ngo arangije araza afata ikibando babacita igisongo, ngo arakibatera, agitera umugabo kirahinguranya mu mugore, umwe yarari hejuru y'undi, ngo gishinga mu butaka bari mu ihema. Imana iravuga ngo Fenias undwanishaka. ngero ndi kumva ndi kurwanishaka ry'umunwa ryo kuvuga ngo iyi Mana bababaje, iyi Mana bakojeje isoni, iyi Mana bakoze mu nkovu, iyi Mana basubije ku musaraba, iraje guhemba no guhana. niko ndimo kuvuga. hanyuma pena dusoza ikiganiro, ndagira ngo ugire inama cyangwa se wihanganishe uyu mubyeyi batwaye umugabo. Nihangane. hanyuma kandi ugire na Mutesi inama. Mutesi urumva inama wahanutse, ubu se ndamugira inama mubwire musenga Mana nawe reka ndamugira inama mubwire se ngo ni mu divorce ko bamajije gusezerana muri leta civile mu mategeko. ubwo se ndamubwira ngo bireke, cyokoze hari n'abasezerana nyuma bagasinyura batarabana, ariko ntago yaba musanze basezeranya atararyaho, ntago bibawe, ntago wamugira inama ngo have urayakojeje impaka yiko yumva bizagenda neza. ariko ngewe ngiriye Mutesi inama nuko nyine byarangiye, iyo nza kubimenya nka mbere naye kumubwira ntibyore. none se reba Rusagara byagenze kuri yari itahira, undi nawe ngo ari umugabo w'umusirikare nawe ntibabana, sinzi n'undi bagiye mu rukundo nawe numvisha ari uwo mu mama w'inshuti ye nyine ujye umuvamo akananganiriza nawe. mbese uko mbibonye amajije gupfusha ibintu bimeze nk'ubukwe inshuro enye. none se tuvuga ibintu dusubira ibintu, ubundi Mutesi kandi ibyo naje bambwe bati ko wabyaye ko ufite abahungu n'abakobwa wabyihoreye ibyo gusaba abagabo, na Mutesi ko nzi ko yabyaye ko afite ahungu n'akobwa, ubundi ubu bushuhe n'ubwiki mu bantu b'Imana. nge rero mugiriye inama senge, kuko azarira bariya umugabo yataye barahoze. aha ubwo bakaba wa mugani uvuga ngo urose nabi burinda buke. kandi nyine warushe ntaruhukaga. amahoro y'Imana rero nabane nawe, turagushimiye Penina. Nakoze. turagushimiye kandi Imana iguha umugisha kubwo kubwiza abantu ukuri. buriya kenshi umuntu uvugisha ukuri ntabwo akunze kugira abakunzi benshi, ariko kandi icyambere nuko Imana ikwishimiye. mbwo mwamesa nkunda ndamahoro nta amahoro. urakoze cyane. nakoze namwe.